Imana imanuka urabona Imana ku buzima bwawe ndumva ni mavuta amanuka roto pedes eteremo ayasika roto pedes kidasai grome shine mora uletete deva yasika zini fora terebo ubwo buretwa ntabwo uzongera kubona ku buzima bwawe. Shalom shalom bakomeze ba Rwanda hospital twongeye turabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Twongeye kunezererwa kuza gusangira namwe ijambo ry'Imana kandi Imana ibaha umugisha kubakurikirana iyi televiziyo Gospel TV. Umuntu wese uri kuyikurikirana kandi tugasangira ijambo ry'Imana turazi neza ko turi kubasengera cyane kandi tubasabira umugisha w'Imana ko ni byiza kuba mu Mana no kuba mu ijambo ry'Imana uko ntandi twakura igisubizo. Yesu aravuze ngo niwe nzira kandi niwe kuri. Rero mu nzira za Yesu hari byose mu izina rya Yesu. Ku nzira za Yesu mu nzira niwe nzira y'igisubizo ku cy'ubuzima bwawe, niwe nzira y'akazi kawe, niwe nzira nta wundi nzira. Uyu munsi ijambo ry'iki cyumweru bazaniye ni ijambo ry'umugisha kandi ni ijambo ryo kumunezero kuri wowe kandi ni ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ni ijambo raza kuvuga ngo Imana irakurengeye kandi Imana iragutabaye mu izina rya Yesu. Umwami Imana aragutabaye, umwami Imana arakurengeye kuko nta wundi wakurengera shiti yanjye, nta wundi wagutabara mu kibazo cyawe shiti yanjye. Ni Yesu wenyine guca muri izo nzira za Yesu, guca mu nzira z'Imana n'uzasanga hari igisubizo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya igice cya 50 ku murongo wa 7. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka adusomere. Ariko mbere yuko adusomera hari indirimbo yanejeje muri ngereka ndirimbo ho agace gatoya. Biravuga ngo kuko umwamaza ntabara nicyo gituma ntamwara nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kuko umwamaza ntabara nicyo gituma ntamwara nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka iyo cyumvisha amazi. Ngo kuko umwami Imana asantabara niwe gutuma ntamwara nkomera amaso yanjye hakamera nk'urutare mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none hari umwami Imana wagutabara. Uyu munsi wa none hari umwami Imana wavuganye nawe. Uyu munsi wa none hari umwami Imana wakurengera mu izina rya Yesu. Ngo kuko umwami Imana asantabara niwe gituma ngo ntamwarwa, niwe gituma nkomera amaso hanjye. Mu maso yawe hagomba gukomera mu izina rya Yesu. Mu maso yawe urashobora kuba harimo ubwirabure, ariko ndakubwira ngo Imana igiye gukomeza amaso yawe mu izina rya Yesu. Ntabwo uzamwarwa shiti yanjye. Mu kibazo uhagazemo ntabwo uzamwarwa. Mu kibazo uhagazemo ntabwo uzaseba. Ntabwo uzakurwa n'isoni. Uri mu nzira za Yesu ntabwo uzakurwa n'isoni. Kandi uri kumwe n'umwami Imana ntabwo uzakurwa n'isoni. Uri kumwe n'umuntu wakurwa n'isoni, ariko uri kumwe n'Imana ntabwo uzakurwa n'isoni. Rero uyu munsi none ndakubwira ngo mu kibazo uhagazemo, mu rugamba uhagazemo, mu yegerezo yose uhagazemo ntabwo uzamwarwa, ntabwo uzakurwa n'isoni kuko umwami Imana araje ngo agutabare kandi akurengere. Ahabwo hagarara neza ukiranutse, hagarara neza were kuba muhagarare mu isezerano neza. Imana yavuganye nawe mu izina rya Yesu ko Imana igufite umugambi mwiza. Shuti yanjye turi kumwe unkurikiye, mbere na mbere yuko ujya kuvuka Imana iri gufiteho umugambi mwiza. Imana iri gufiteho yari yaragutekerejeho. Ntabwo bizabereye impanuka kugira ngo ubeho mu izina rya Yesu. Wayeho ku mugambi w'Imana kandi uriho ku mugambi w'Imana kandi ugenda kubw'umugambi w'Imana mu izina rya Yesu. Reka badusomera ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya 50 ku murongo wa 7. Reka turi kumwe n'umukozi w'Imana dusomere ijambo ry'Imana. Yesaya 50 umurongo wa 7 aravuga kuko umwami Imana izantabara. Kuko umwami Imana izantabara. Imana yacu nta yindi. Kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma namwara. Nicyo gituma ntamwara. Nicyo gituma nkomera. Nicyo gituma nkomera. Haleluya. Mu maso hanjye. Mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Hakamera nk'urutare. Shuti yanjye wifurije gukomera amaso hawe hamera nk'urutare mu izina rya Yesu. Kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara.
nkomera amaso yanjye atari umwami Imana ugutabaye, hari ibyatuma ukorwa n'isoni, hari ibyatuma umwarwa, hari ibyatuma useba, ariko kubera ko ufite umwami Imana izagutabara iri mu ijuru, ntabwo izakorwa n'isoni, ntabwo kimwaba mu izina rya Yesu. Mukomera mu maso hawe hamere nk'urutare, hamere nk'urutare, ko uri muri Kristo ubu uri urutare mu izina rya Yesu. Yesu uri muri wowe arakomeye kandi ameze nk'urutare. Rero mu izina rya Yesu, mu maso hawe nubwo wabonaga ari ikibazo, nubwo wabonaga hakangaranye, ariko hari umwami Imana ugiye kurengera, ugiye gutabara mu izina rya Yesu. Ikimana gusana uko ukiranuka, ukava mu gisa n'icyaha, ukava mu gisa n'ikibi, ukanga icyaha gisana cyo mu izina rya Yesu. Kubera ko ntabwo Imana ikorera mu cyaha, ahubwo Imana ikorera mu gihe usabana nayo. Kirana usabana n'Imana, nezererwa mu Mana, wishimire mu Mana mu izina rya Yesu. Yesu arakuzi kuko umwami azantabara, niyo gituma ntamwara, nkora amaso yanjye hakamera nk'urutare mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye, hari ibyo wabonaga biguteye kumwara, hari ibyo wabonaga biguteye gukurwa n'isoni, hari ibyo wabaza ngo bizagenda gute, bizamena gute. Yegereza Imana mu izina rya Yesu. Niwe yegereza Imana, ukisunga Imana, ukisunga Yesu Kristo, Yesu aragutabara kandi arakurengera mu izina rya Yesu. Ntabwo uramwarwa nk'uko ubibona kugiye kumwarwa, nk'uko abantu bavuga ngo uzamwarwa, uzakurwa n'isoni. Ntabwo uzakurwa n'isoni mu izina rya Yesu, kuko uri kumwe n'Imana kandi uri mu nzira. Yesu ni inzira kandi akaba n'ukuri, akaba n'ubugingo mu izina rya Yesu. Ca mu nzira za Yesu, kuko mu nzira za Yesu harimo kutamwarwa, harimo kutagurwa n'isoni. Nze nanjye nuko natangira neze ko nzakurwa n'isoni, nzamwarwa, ariko mbonye Imana ingira neza, ariko mbonye Imana intabara, mbonye Imana indengera. Icyambere ni ukumara gushura ubwoba, ukajya mu Mana ubigiyemo neza, ntuzaguruke mu Mana mu izina rya Yesu. Shikama mu Mana, kandi mara gushikama Imana irakurengera kandi iragutabara mu izina rya Yesu. Nije gutaye ubwoba nshuti yanjye, witinya wigira ubwoba, wihahamuka, haracyari umutabazi, haracyari umurengezi mu izina rya Yesu. Ngo nawe giti cyatemwa cyakongera kigashibuka, hari ibyagutemye, hari ibyavuye mu ruhande, hari ibyo wari utunze byarangiye, ariko bituma ufa n'ugakiza. Subira mu gakiza mu izina rya Yesu. Haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyangwa gushibuka, haracyari ibyiringiro yuko nawe ejo wakongera ubuzima bukaba bwiza, haracyari ibyiringiro yuko nawe ejo wahagarara ushikamye kandi ukomeye, haracyari ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ufite Yesu, haracyari ibyiringiro nshuti yanjye, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Nta handi wabonera ubugingo ni muri Yesu mu izina rya Yesu. Ngo amazi ni Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ngo naho igiti cyatemwa cyakwenda gashibuka, cyongeye kumva amazi, haleluya, semamina, kikongera kigahagarara neza, kigashikama mu izina rya Yesu. Komeza mukozi w'Imana. Haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Haleluya. Kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Amina. Uyu munsi wa none watura ijambo rivuga ngo nzi ko ntazakorwa n'isoni, nzi ko ntazamwarwa, nzi ko nkomeye mu gakiza, nzi ko nkomeye mu buntu bw'Imana, nzi ko ndi mu mbaraga z'Imana, nzi ko hari icyo Imana ijuru ryamvuzeho, nzi ko hari isezerano hagati yanjye n'isezerano Imana yavuganye nanjye. Ntabwo byabaye impanuka kugira ngo ubeho nshuti yanjye, ntabwo byabaye impanuka ku Mana. Ntabwo Imana igufite umugambi mwiza, kandi Imana ijambo yavuze iririnda ibihe n'ibihe mu izina rya Yesu. Imana yakuvuzeho wowe utari wavuga, Imana yakumenye ukiri usura mu nda ya nyoko mu izina rya Yesu. Igufiteho umugambi mwiza nshuti yanjye. Wikwigirira nabi, Yesu aragukunda. Wikwigirira nabi uve mu gakiza, wikwigirira nabi gutandukanye na Yesu wawe. Komeza mu buzima mu izina rya Yesu uhagazemo, wo gukomeza imbaraga zo kumva ijambo ry'iki ry'Imana. Reka twite dusome Yesaya 14 ku murongo wa 24, twasome irindi jambo ry'Imana. Yesaya 14 umurongo wa 24. Haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati, haleluya. Uwiteka Nyiringabo arirahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasora. Nukuri uko nabitekereje niko bizasora. Ngo Nyiringabo ararahiye noneho uko abitekereje ku buzima bwawe, uko abitekereje muri ya minsi ujya kuba hajya gukurema, uko abitekereje ngo nukuri niko bizaba, kandi niko bizagira gute, bizasohora. Kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Kandi uko nabigambe, reka mubwire, Yesu yagute ajya kukurema kandi ujya kubaho muri ubuzima uhagazemo. Yesu yari yagutekerejeho, ntabwo Yesu byamubereye impanuka, yagutekerejeho. Haleluya. Yagutekerejeho nshuti yanjye, Yesu yagutekerejeho. Ntabwo yahubutse, Imana ntabwo yahubutse ngo kugira ngo ijye kukurema, ntabwo Imana yahubutse kugira ngo ijye kubwira iryo jambo yakubwiye. Uko yabivuze niko bizaba, uko yabivuze niko bizasohora, uko yabikubwiye mu izina rya Yesu. Nawe nyumve umunsi none utari wakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, gerageza wakire Yesu akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza, narangiza kwinjira muri wowe mu izina rya Yesu. Uko yabitekereje niko bizaba, uko yabitekereje niko bizasohora. Haleluya. Wari ukutekereza ariko n'Imana yo kugutekerezaho. Urabona ejo hawe hazaza ari habi ariko ni heza mu izina rya Yesu. Hariya imbere ni heza, imbere ni heza.
nshuti yanjye imbere ni heza nubwo ubona bimeze gutyo ariko imbere ni heza gerageza uhagarare mu gakiza neza gerageza wirinde cyane igisa nacyo gerageza kujya mu bishuko by'iyi si kuko iyi si ntabwo ari nziza isi yagushuka ikagutandukanya n'ijuru isi yagushuka ikagutandukanya n'Imana yawe ariko gerageza uhagarare mu Mana mu izina rya Yesu komeza ijambo ry'Imana nzavunagurira abashuri mu gihugu cyanjye nzavunagurira abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribatira mu misozi yanjye miremire maze uburetwa babakoreshaga maze bwa buretwa Satani gukoresha hari uburetwa Satani yagushira mu nshuti yanjye iyo uvuye ku Mana Satani gukoresha uburetwa iyo uvuye kuri Yesu Satani gukoresha uburetwa ngo uburetwa bagushizeho uburetwa bagukoreshaga buzakuvaho uyu munsi nagutangariza muri icyumweru cy'umunsi none hari uburetwa bukuveho mu izina rya Yesu haleluya hari uburetwa bw'amarira hari uburetwa bw'agahinda hari uburetwa kutagira akazi hari uburetwa wowe ku muntu utakumva hari uburetwa bwo kumva ko ibyaha byarangiye ariko ubwo buretwa Satani yagushyizemo Imana igiye gukura mu buretwa mu izina rya Yesu buzakuvaho kandi buzarangira iyo mu buretwa iki ni igihe Imana yabwira Abisirayeli babwira ngo nzabakura mu buretwa kandi bwa Faraho haleluya ngo nzabakura mu buretwa bwa Faraho Faraho akoreshaga ubwoko bw'Imana buretwa akoresha Abisirayeli buretwa uyu munsi none sinzi uburetwa uhagazemo kandi nawe waburambiwe ndagira ngo mbwira ngo Imana igukuye muri ubwo buretwa mu izina ryo uhagazemo hari uburetwa Imana igukuyemo hari uburetwa Imana igukuyemo hari akavu Imana igukuyemo hari ikigari Imana igukuyemo hari ikiraba Imana igukuyemo mu izina ryo akira gukurwa mu buretwa mu izina ryo ubwo burwayi ni uburetwa ubwo busambanyi ni uburetwa ubwo businzi ni uburetwa yewe insangano ni uburetwa ishari ni uburetwa kubesha no buretwa ariko Imana ishimwe kubera ko hari uburetwa Imana igukuyemo hari ubata bwa Satani uyu munsi none Imana igukura mu mwisi naso ni ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe wowe nyumva ufite umugisha ukomeye cyane sinzi aho uhagaze sinzi aho uri ariko hari uburetwa Imana igusoyemo hari imbaraga z'umwijima Imana igusoyemo hari uburetwa bavuga abapfumu hari uburetwa bw'abarozi hari uburetwa bw'abatwezi hari uburetwa bw'ukurota nabi hari uburetwa bw'imibabaro hari uburetwa bw'amarira uyu munsi none Yesu yambwiye mumbwire ngo agukuye mu buretwa agusoye mu buzima buhagazemo wowe wirinde icyaha n'igisa nacyo haleluya urabona Imana imanuka urabona Imana ku buzima bwawe ndumva ni mavuta amanuka roto pedesetere mayasika roto pedeskida sagrome shayini mora uletete devayasika zinifora terebo ubwo buretwa ntabwo uzongera kubona ku buzima bwawe burarangira mu izina rya Yesu ndumva imbaraga z'Imana wowe turi kumwe kiri imbaraga z'Imana akira ubutware bw'Imana akira ubushobozi bw'Imana urarwaye akira gukira hari ubureto rw'indwara ndabona umugongo urwaye umugongo ari kunyumva ariko Imana irakubohoye urwaye umutwe urakwishe ariko Imana irakubohoye ubwo ni uburetwa mu izina rya Yesu urarota nabi inzozi mbi ariko ubwo ni uburetwa Imana igukura mu buretwa mu izina rya Yesu urafite akazi wabuze akazi hari uburetwa bwa bidipuro muryamanye Uwiteka Imana araguha akazi mu izina rya Yesu hoya hari uburetwa aradeposhe biranga ubwo ni uburetwa bukuriho ariko Uwiteka Imana aragusura mu buretwa mu izina rya Yesu warambagijwe biranga urafiyashijwe biranga ukoze amakwe byarawe ushatse ubukwe byaranze ariko ndabona Uwiteka Imana ahindura amateka yawe ukurwa mu buretwa nawe uzamurwa hejuru nawe arandi hantu ugiye guhagarara haleluya nshuti yanjye Yesu aragukunda mu izina rya Yesu mu byiza Imana yavuze byose ikiruta byose nuko igufite umugambi mwiza nuko agukunze kera hamena urukundo agufitiye rurenze ubw'ababyeyi bawe urukundo agufitiye rurenze urw'inshuti zawe kubera ko Yesu niwe nshuti nziza kandi nyashuti mu izina rya Yesu nshuti yanjye Yesu mugire inshuti nziza Yesu mugire inshuti nziza nshuti yanjye nanjye umunsi umwe nzabatambukiriza ubuhamya ntabwo nari nzi ko nabamagaze ahantu nk'aha ngaha ariko ijambo Imana yavuze irikomeza ibihe n'ibihe yakomeje ijambo yamvuzeho irihagararaho iritindaho cyane mu izina rya Yesu haleluya hari ahantu Imana yankuye hari hakomeye cyane ariko ni byiza nahari aho uhagaze ariko yegurira Imana n'iki yegurira umunsi none yegurira Imana nshuti yanjye yegurira Imana komeza ijambo ry'Imana abango n'umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu hari umutwaro baguhekesheje ariko ugiye kuva ku bitugu mu izina rya Yesu yego uwo niwo mugambi wagiriwe isi yose kandi uko niko kuboko kwaramburiwe amahanga yose ubwo Uwiteka Nyiringabo ari we wabigambiriye ninde uzamuvuguruza amen ubwo Uwiteka Imana ari wabigambiriye ninde uzamuvuguruza n'Imana yagambiriye guha akazi sakagwa ntawe uzamuvuguruza niyo Uwiteka Imana wagambiriye guha agakiza ntawe uzamuvuguruza mbere amubwira ngo nta kintu kizavuguruza umugambi w'Imana umugambi w'Imana uko umugambi wa Satani umugambi w'Imana uko umugambi w'indwara umugambi w'Imana uko umugambi w'ejo hazazawe habi umugambi w'Imana ariko ukore ndangije nshoje icyigisho cyanjye mvuga ngo Imana yari yamaye n'iki ngiki ariko wumva ko Imana igiye gusoza umugambi
wayo kuri wowe ntawe uzabivuguruza, ntawe uzayikoma mu nkokora, yakurambuye akaboko ntawe wagahenda mu izina rya Yesu. Imana ikumugisha unyumvishije ko y'amagambo kuri ijambo ry'Imana nahawe kandi ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Reka dusengane mu izina rya Yesu. Pfukama dusengane, Imana iguhumugisha. Ariko waba uri n'ubutari watura Yesu mwami n'ukiza mu bugingo bwawe, banza umwature. Sura mwaya magambo ngiye kukwatuza, vuga ngo mwami Yesu nemeye kukwatira, umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, unyandikure amazina yanjye mu gitabo cy'abarembuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo, uyandikure amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi ndakijijwe kandi ndakwakiriye, ngo ube umwami wanjye, umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Mwami Yesu nguhaye ubugingo bwanjye kandi nguhaye umubiri wanjye ngo uyobore, n'ibyanjye byose, ibitekerezo byanjye n'ubwenge bwanjye bwose, kugira ngo ubuyobore kandi biyoborwe nawe. Imana iguha umugisha mwene data wakira agakiza. Uyu munsi urakijijwe, uyu munsi wakira Yesu mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ahasigaye ushaka itorero rikwegereye, ugende urebe umutambyi Imana hasize, umushumba yahasize, umubwire ko wakira agakiza kandi ko ushaka kubatizwa amazi menshi mu izina rya Yesu, maze bakubatize, kuko iyo umaze kubatizwa ni byiza, ubaye mu rupfu rwa Kristo kandi ukazukana na Kristo. Imana iguha umugisha, reka tugusengera. Imana nziza, uwera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, Imana ihambaye ifite umugambi mwiza kuyo turi kumwe mu izina ry'Umwami n'Umukiza mwiza washimye ko dusengana. Ndatura imbaraga z'Imana, ndatura ubutsinzi kuri wowe, ndatura ubutsinzi ku buzima bwawe, ndatura ubutsinzi mu rugo rwawe, ndatura ubutsinzi mu kazi kawe, ndatura ubutsinzi ku buzima bwawe. Muri amasaha y'imitego y'abadayimoni, imitego ya Satani, muri amasaha muri Yesu harimo inzira y'ubuzima n'ukuri n'ubugingo, muri Yesu harimo igisubizo. Mu izina rya Yesu Kristo mwasengeye igihugu cyacu gihumugisha, dusengeye igihugu cyacu kire neza, dusengeye Afurika, dusengeye isi yose, dusengeye muri agazi mwiza kwamamara hirya no hino. Reka wamamare mu bavugabutumwa, wamamare mu bahanuzi, wamamare mu matorero. Mu izina rya Yesu Kristo mwami, sengeye ibyifuzo Mana by'Abanyarwanda, kandi twirukanye imbaraga z'indwara n'ibyorezo. Mu izina rya Yesu Kristo waravuze ngo ubutware bwawe tuzabutegekesha, kandi ngo mwami mwese mwiza uzakora ibikomeye, uzakora ibitangaza. Ndagushimye kubera ko mu gihe nk'iki ngiki kuri televiziyo wayishyira kugira ngo ibohore abantu bawe, ibohore abantu ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu abarusha n'abaremerewe Mana baruhuke mu mitima yabo. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Kristo ko utanze ubutsinzi, utanze imbaraga, utanze kuvuga neza. Haleluya. Wari ufite ikibazo mwami cy'ubwami bumerereye asi mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, mu izina rya Yesu Kristo ndetse amen. Tubasabye umugisha w'Imana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mu izina rya Yesu. Mwari muri kumwe na Niyonsanga Samuel. Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu. Mushatse ku nomero zanjye mwabona nomero zanjye 0783 85 95 41 mu izina rya Yesu, tukabafasha gusenga. Mbona nkubane turi kumwe, kandi Imana izahindura byinshi kuri mwe, kandi kudukurikirana gutya nabwo mujye mwizera ko muhawe umugisha mu izina rya Yesu. Ujye ufata umwanya wumva ijambo ry'Imana, uzarushaho kunguka byinshi.